Julienne siko bwa mbere twaganira, ari ikiganiro twakoranye kiraho titre ivuga ngo nje ukimpamagara utaranyibwira, Imana ihita imbwira ibyawe kandi bisohora mu minsi mikeya, iminsi 7. Reka tunyuzemo amaso turebe abadukurikira. Hari abadukurikira bucece ariko hari n'abatabyihanganira bakandika. Reka turebe abanditse uko bimeze, twumve nuko bimake twumve icyo batubwira. Yego, uyu yitwa Kristera Karerwa yanditse ngo amahoro cyane na jewe ndifuza ko wompanurira. Uko umwuka ntegetse niko nzamuhanurira. Yego. Ubwo ibyiza yakora iki kuko ntabwo umuzi? Ibyiza yaguhamagara. Ibyiza yampamagara kandi igikuru no kwizera. Yego. Undi ati mwaramutse neza, numvise uburyo uvuga Imana numva ndafashijwe. Imana ikongerera umugisha. Amen. Tusangire mu izina rya Yesu. Yego. Kwizera Adeline rwose ibiganiro byanjye byose ashyiraho comment, ni umufana ukomeye, ni umukunzi ukomeye. Murakoze cyane, iyi nkuru ya Dawidi ituma nkomeza kugirira Imana icyizere. Haleluya. Duhe nimero. Duhe nimero. Arangiza ikiganiro cyose arayibonaho. Sawa. Mana nanjye usige igikundiro nk'icyo wasize Esiteri ukamutunga inkoni, nanjye ntunga inkoni mu izina rya Yesu. Akira gutunga inkoni n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Mana nanjye usige igikundiro. Akira igikundiro mu izina rya Yesu. Undi ati muraho neza. Ntabwo ujubeshya Mana, ntabwo ujubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujubeshya, ntabwo ujubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujubeshya. Ntabwo usezeranye umuntinka ngumuhihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari, ibyo bikorwa n'abana. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mere hose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuje Imana mo nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka shimira abantu bakanze subscribe mukadushyigikira, tukaba tuku umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Nk'ibisanzwe nitwatuma Imana Concorde, nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, ahubwo nzajya mfata urugendo nkajya kureba abakozi b'Imana batandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe n'umuhanuzi wacu Manishimwe Julienne, niwe uri imbere ya kamera, tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka tumusabe abasuhuze n'amakuru basuhuza, anadusengera ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Karibu umukozi w'Imana. Nabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dutangire turi gusenga. Yego. Mwami Imana yacu, data wa twese mwiza, izina ryawe nirishimwe, uri umurengezi w'ubugingo, urera kandi urakiranuka, izina ryawe nishirwe hejuru. Tugushimiye uburinzi bwawe n'imbabazi watugiriye, waturinze turi abanyabyaha, waturinze gupfa no gupfapfana, waturinze gupfa no gupfusha, izina ryawe nishirwe hejuru. Ntagaruko twatugukiranukiye, ahubwo n'ubuntu bwawe n'imbabazi watugiriye. Nkweretse bagiye kureba kino kiganiro, reka Kristo bahe umugisha kandi bakugireho umugisha. Ufite ibibazo asubizwe nawe, kandi ufite ibyifuzo asubizwe nawe, ufite umubabaro umuhe umunezero, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yego. Julienne siko bwa mbere twaganira, ari ikiganiro twakoranye kiraho titre ivuga ngo nje ukimpamagara utaranyibwira, Imana ihita imbwira ibyawe kandi bisohora mu minsi mikeya, iminsi 7. Reka tunyuzemo amaso turebe abadukurikira. Hari abadukurikira bucece ariko hari n'abatabyihanganira bakandika. Reka turebe abanditse uko bimeze, twumve nuko bimake twumve icyo batubwira. Yego, uyu yitwa Kristera Karerwa yanditse ngo amahoro cyane na jewe ndifuza ko wompanurira. Uko umwuka ntegetse
niko nzamuhanurira. yego ubwo ibyiza yakora iki kuko ntabwo umuzi? ibyiza yaguhamagara. ibyiza yampamagara kandi igikuru ni ukwizera. yego undi ati mwaramutse neza, numvise uburyo uvuga Imana numva ndafashijwe, Imana ikongerera umugisha. amen. tusangire mu izina rya Yesu. yego Kwizera Adeline rwose ibiganiro byanjye byose ashyiraho komenti, ni umufana ukomeye, ni umukunzi ukomeye. murakoze cyane, iyi nkuru ya Dawidi ituma nkomeza kugirira Imana icyizere. Haleluya. duhe nimero duhe nimero. arangiza ikiganiro cyose arayibonaho. Yego. Sawa. Mana nanjye usige igikundiro nk'icyo wasize Esiteri ukamutunga inkoni, nanjye ntunga inkoni mu izina rya Yesu. akira gutunga inkoni n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Mana nanjye usige igikundiro. akira igikundiro mu izina rya Yesu. undi ati muraho neza. yego ni gutyo ikiganiro nagishyizeho mu gitondo. yego nicyo ngicyo twari turi gusoma izi komenti. wowe iyo ubonye abantu bari kukwandikira gutya, nta bantu bari kwandika komenti bagutuka, ubyakira ute Julien? byakira neza kuko nanjye nta muntu ntuka. yego nawe ntawe utuka. yego. okay. Imana ishimwe cyane. niba zagutuka se Yesu azababarire. cyane nawe uzaza witereke. oya. nawe uzaza witereke ubasubize. oya. yego abazagutuka byose tugomba kubyihanganira nyine. yego mu murimo bigomba kubaho, ariko bitanabayeho byaba byiza kurushaho. yego kunda kuvuga uti njyewe rwose umuntu ukwirirwa mbwira ibyifuza mpamagaye si ngombwa kuko Imana irabimbwira. yego njye ntabwo mbikunda, ntabwo nkunda umuntu mu byifuzo. igikuru ni ukwizera no kwihana, ubundi bwo twisengereye ridapfa. yego izo mbaraga zakujeho ryari zo kugira ngo akenshi umuntu muganiriye wese Imana ikubwira ibye? hashize igihe kinini. imyaka ingahe? turebera hashize igihe kinini cyane. ntabwo wibuka imyaka? guhera muri 2010. guhera muri 2010, imyaka 16 yose. yego Imana igukomereze amaboko. yego ubu watuzaniye iki? ubu nabazaniye ijambo rivuga ngo hahirwa uwizeye kuko ibyo yabyiwe n'Umwami Imana bizasohora. yego azagumye gutegereza yihanganye ku munsi wo gusubizwa bizabatangaza. yego ukumva ndi kugutindira? oya. nyine nceceke wowe utubwire. bibaye byiza umwanya twawuha abadukurikiye bakumva icyo umwuka agira amatorero. njye mbe ncecetse? oya ariko mu kanya kare tutaratangira ikiganiro hari ukuntu wari ukunyigana ngo ukuntu njya ntangira, sibyo? ukuntu njya nkora introduction reka ngusasa no mu minota 3 nawe ubu baye umunyamakuru, sibyo? nanjye mba umutumirwa ugira ibyo mbaza ngo usubize, nyuma nidusoza ko challenge nibwo uraza kutugezaho ijambo ry'Imana. nk'ibisanzwe nk'uko twabasezeranyije ko turabagezaho abavugabutumwa batandukanye n'abahanzi batandukanye. uyu mwanya amazina ni Yanira Imana Ishimwe Julienne, twazanye umutumirwa Konkorude. reka twumve icyo yatubwira. umeze ute Konkorude? urakoze cyane, meze neza. amazina yanjye nitwa Tumimana Konkorude. yego amakuru y'iminsi? amakuru ni meza pe, ndashima Imana yandinze ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ubu twatugeze tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu turi bazima. izina ry'Imana rihabwa icubahiro. ni iki wabwira abakunzi bawe, ni iki wabatangariza nk'abantu bagukunda? yego abantu mbashima iyi YouTube channel yanjye imaze amezi 10 nyishinze. ndashima abantu rwose bakanze subscribe, tukaba tumaze kuba 7450. ubu dukora iki kiganiro, abantu bashyiraho comment bagashyiraho like. shimira n'abatumirwa barimo Imana Ishimwe Julienne n'abandi bose bemera kuko ari n'umuntu mamuziranye
nkanjye iyi cano inyuraho ibintu by'iyobokamana ndetse n'isanamitima, bo nkatumira abahanuzi, abantu b'abavugabutumwa, abahanzi, wumva ko ufite ikintu cyose kijyanye na gospel, kijyanye n'iyobokamana kandi cyagira abantu kimarira. Ariko hari uwo mbwira nti twazakoranye ikiganiro akambwira ati hoya, ati njye ntabwo najya kuri YouTube. Ubwo rero ndashimira mwe mwemera kuza kuri kamera tukaganira, kandi abantu babahamagara mukabasengera, abantu bakabagiraho umugisha, biba biri kungeza ku ntego yanjye nafashe ndi gushinga iyi cano. Yego urakoze cyane. Mu gitondo hari umuntu navuganye nawe arambye ati uzanshyimirire Konkurude umubwire ngo Imana imuhe umugisha. Amen. Nambwira ibyo yakubwiye, impamvu yasabiye uwo mugisha. Tuganira byinshi, arambye ati Konkurude uzamunshimirire, ati Konkurude ni umwana mwiza, atarimo umwuka w'Imana. Amen. Kamwuzure. Ni umuntu uzana abavugabutumwa badusa n'imitima. Yego. Nyamara hariho benshi badasana abantu imitima ubwo bakazangiriza, ariko weho yaragushimiye cyane. Nijaba ngo umushimira cyane umubyango Imana imuhe umugisha. Ni byinshi yavuze. Aravuga ati rwose azana abantu bari mu mwuka w'Imana. Amen. Baratubwiriza iby'umwuka w'Imana n'ibya nyir'ururembo. Ati rero umunshimire abahanze, ariko yavuze ati by'umwihariko ni umumama se ni umupapa? Ni umumama. Yego. Oh mama ndagusuhuje, ariko nanjye uzanyandikire nta kibazo. Julienne arabimbwiye, nanjye nimero yanjye aha ngaha nta kibazo. Nanjye uzabimbwire, ariko pe Imana iguha umugisha. Ibyo tuba dukora tuba dukeneye cyitwa feedback, uko abantu babibona. Atubwira ati kosora aha ngaha, ahakomerezaho, ibyo bintu biba biri sawa. Yego. Murakoze cyane rero mwebwe mwakanze subscribe kuri Konkurude TV show. Ndabashishikariza ngo mwandike, mukore subscribe, share na comment. Yego. Turabashimiye cyane rero, turagushimiye Konkurude TV. Nawe kandi turagushimiye by'umwihariko, tugiye kugira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Wakoze cyane. Yego. Akoze cyane umunyamakuru. Cyane umunyamakuru Julienne rwose. Umva YouTube channel yawe nuyishinga nawe uzajya ubona ikiganiro neza rwose ndi kubibona. Imana iguha umugisha. Yego. Reka nanjye mbe subiranye mikoro nk'umunyamakuru, sibyo? Nukuri Imana iguha umugisha. Amen. Kandi n'uwo muntu nawe Imana imuha umugisha. Icyo tuba tugambiriye gutya natwe turi muri iki kiganiro, burya mujya kukireba mukishima, twe tuba twishimye mbere. Yego. Ubu turi kugikorana, sibyo? Nitugisoza ndajya ku mashini ngitunganye neza, mba ndi kucyumva, nanjye ndi gufashwa. Ubwo bivuga ngo cano niyo gusana abantu imitima, burya natwe tuba twabanje twisana. Ubu Julie, we wabona umuntu uri gutongana ari kureba neza? Oya. Umuntu uri gutukana ubona ukuntu igisura kiba cyabaye, iba yahindanye rwose. Ariko umuntu uri kuvuga ibyiza nawe aba yagize ute, yishimye. Bivuga ngo rero uwo washimye tinzana abakozi b'Imana bakabafasha, nanjye buryo turi kuganira gutya mba ndi kugira ute, mba ndi gufashwa. Ariko nje ndazana babandi bo gutukana, nyine ubwo urukumva nanjye burya ibyo bitutsi niba ari gutuka umuntu, nanjye mu matwi yanjye agacamo ibyo bitutsi, ubwo sinaba ndi gufashwa. Wapi. Ntabwo nzabatenguha kabisa, tuzakomeza. Hari ababaye kuvuga ati ibintu bidatwika, ati ntabwo birebwa. Ikiganiro gishaka kizarebwe n'abantu 100, mwaba 100, nahamagara umuhanuzi akamusengera, cyangwa se icyo kiganiro akacyumva nyine akumva arishimye, ibyo birahagije. Dushaka karite, ntabwo dushaka quantity. Bike kandi byiza. Ese ko nawe mbona baba batwitse ahubwo ukabona nibo bahiyera, usanga umuntu yashyizeho urutitira n'ibintu n'amafoto ku itamuneye utareba n'ibiki, ariko ugasanga ikiganiro nticyarebwe cyane, aho ugasanga ngicyanjye cyanakirushije kurebwa. Reka mbe ncecetse. Yego. Nawe vuge. Murakoze cyane, ndabishimiye cyane. Amahoro nabe muri mwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 32. Yego. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Zaburi ni indirimbo
yahimbishijwe ubwenge. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Haleluya. Amen. Ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ngo maze ibyaha byose yakoze bigatwikirwa. Ngo kandi ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, ngo umutima we ntube mu buriganya. Haleluya. Muri zino minsi abantu buzuye uburiganya. Muri zino minsi umunyamasengesho cyangwa uwo ari we wese yuzuye uburiganya. Muri zino minsi ntawamenya umuntu ngo arasenga cyangwa ntasenga, kuko imitima yabo yuzuye uburiganya. Ariko ngo hahirwa Uwiteka Imana, ngo Uwiteka atabaraho gukiranirwa, ngo umutima we ntube mu buriganya. Ngicecetse amagufwa yanjye ashanjaguzwa no kuniha kwanjye umunsi ukira, kuko ukuboko kwawe ku manywa na nijoro kwandemereraga ibyuya byanjye bigahinduka nk'amapfa yo muci. Haleluya. Ngo ukuboko kwe ngo ncecekeshejwe ngo nk'amagufwa yanjye, ngo kuniha kwanjye ngo ndaniho ngo umunsi ukira. Hari ibyo nawe uri kunihamo, hari ibyuya ngo byambereye ngo ibintu bikomeye, nawe hari ibyagukomereye. Umurongo wa 5 baravuze ngo nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkureho urubanza rw'ibyaha. Amen. Uwiteka gukureho urubanza rw'ibyaha, Uwiteka gukureho kubabara, Uwiteka gukureho kuniha, kuko ari Imana ishoboye byose. Muri byava ngo nishimwe rinyuzuye umutima, ngo Yesu warakoze, ngo wakinze ya marembo y'urupfu. Nyamara araho Yesu yagukingiye, hari aho Yesu yatumye ntupfe, hari aho Yesu yarakwimanye. Muri byava ngo yaratwimanye. Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga murabizi, n'ejo bundi yarakuramiye, yarakwimanye inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga. Hari aho Yesu yakwimanye, hari uko Yesu yimanye password y'ubuzima bwawe. Bazi kugiye gukorwa n'isoni, Imana iraguhisha. Basiga ibyawe birangiye, bazi kugiye guterezwa cyamana, bazi kugiye gusorwa mu ikode. Yesu arakwimana. Bazi ko abana bataziga, ibuka cyagiye wabundabundaga uzi kutazagerayo. Igihe ibuka ijambo ry'Imana ryarambye ngo umuntu yibagiwe amateka yica amategeko. Ibuka handi yagukuye, ibuka handi ene kusikuta yasiku. Ibuka cyagiye amaboko y'abantu yakuremerereye, Uwiteka akaza akayarusha imbaraga, Uwiteka akaza akakurengera, Uwiteka akaza cyagiye ibuka, cyagiye wagendaga uri kubundabunda, cyagiye wabonaga ko ijoro ritaca, cyagiye wabonaga ko imvura itahita, ariko Yesu araza akinga ukuboko. Yesu araza kubera amaso, ahora kwitayeho. Yavuze ko atazaguhana mu byago no mu makuba. Ibuka cyagihe uri mu mwuka, ibuka cyagihe uri mu bitaro uri mu mwuka bari kukongerera, cyagihe umwuka uri kugura, ariko Yesu akongera akagushyira muguye. Ariko Yesu araryoshe. Nubwo bimeze gutya, nubwo ibihe bigoye, nubwo ibihe biruhije, ariko humura, weho wavuganye n'Uwiteka, weho uri kumvira ijambo, humura Yesu azakugirira neza. Humura Yesu aragukunda, we kwigirira nabi. Azatanga ingabo nyinshi. Amahoro Yesu atanga si nk'ay'abisi batanga. Ahiga ibiduhiga, akarwanya ibiturwanya, agatanga ingabo nyinshi zikapfa ku bwacu. Nawe hari ingabo nyinshi Yesu atanze ku buzima bwawe. Yesu arakwimanye, yimanye password y'ubuzima bwawe. Ibibazo byawe Yesu arabishe, yanze ko bakunyuzamo ijisho, yanze yongeye kukwibuka. Haleluya. Yesu azanye amahirwe ya kabiri mu biganza byawe, yongeye kuvugurura ubuzima bwawe. Ubundi hari ikintu kibaho kugira ngo Imana igutabare: kwihana no kwizera. Ibyo bintu uzabyitwaze, kwihana no kwizera uzabyitwaze, guca bugufi imbere y'Imana, ibyo bintu uzabyitwaze, kuko Imana nirubasha. Haleluya. Ngubwo Uwiteka ngo yarari mu ruhande rwanjye, ngubwo ababisha bampagurukiraga. Hari imyambi baguforeye,
bazi ko ziraguhama, bazi ko ziragufata, ariko Uwiteka arakwimana. Uwiteka yimana pasiwadi, Uwiteka yimana ibibazo byawe. Ubwo bari bazi bagutegera mu nzira imwe, Yesu akunyuza mu yindi, bagutega bazamuka, Yesu akunyuza mu nzira imanuka, kuko ari Imana ishoboye byose, kuko ari Imana yihagije. Ni Imana itabura uko yabigenza. Ni Imana yabwiye Kuro ngo Kuro we ngo nzakwagurira imbago. Nawe Yesu akwagurira imbago. Yesu akwagurira imbago mu byo ufite. Yesu akwagurira imbago mu byo uzagira. Yesu akubere maso. Yesu akwagure kuko ari Imana ishoboye byose. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Nubwo ubona ko yatinze kugusubiza, ariko amaherezo izatabara, amaherezo izaza, amaherezo izakora, amaherezo no zivo dotayi gerere nemo amakiri, amaherezo izaseruka kandi izaserukana intsinzi. Humura ntabwo uzakorwa n'isoni, kandi waravuganye n'iyeri idapfa. Humura ntabwo uzapfa, ahubwo uzarama, kugira ngo utekerereze abantu imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Uwiteka tugirire neza. Uwiteka yongeye kuturengera. Uwiteka yongeye kugushingira, yongeye kugushingira imbago, yongeye kuguene kusikuta, yongeye kuguha amahirwe. Yesu yongeye kukwimana. Yesu yongeye kukubera ku rugamba. Yesu yongeye Yesu ene kusikwa rere sikiyabawa shamakide do sanse. Yesu amaboko y'abantu naho yakuremereye, Yesu arayafashe ene kusikuta. Yesu yarushije imbaraga kuko ari Imana ishoboye byose. Ni Imana idukunda, ni Imana itwitaho, yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Haleluya. Izina amazina yacu itwitayeho, yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Izina amazina yacu itwitayeho, yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Yesu ene kutayasiku. Ikibazo cyose urimo Yesu agihagazemo kugira ngo agikemure, kugira ngo azane umwanzuro wa nyuma. Yesu niwe ufite umwanzuro wa nyuma. Uwo mufitanye ikibazo, Imana yaramuremye nawe yarakuremye, ifite kugenga imitima yacu. Humura Yesu aje kugenga ibyawe. Humura Yesu aje kugenga ibibazo byawe byananiranye. Yesu aje gushiraho iherezo. Yesu yongeye kumanura igipimo kugira ngo yongere ihanganira umunzani wari uriho, kuko Yesu aje kugukuraho kugira ngo ibiro byawe byuzure. Amen. Shalom shalom. Amen. Amen. Imana ishimwe. Katugane ku musozo. Watwemewe ugatanga nimero yawe, wazashaka ko musengana akazaguhamagara, ubundi ukadusoreza n'isengesho. Nimero ni 078 08 96 019, ni 078 08 96 019. Twasoza n'isengesho mbabwira ngo humura, umwanya wose urimo ikibazo ufite, Yesu yiteguye kugikemura no kukugirira neza. Amen. Mwami Imana yacu turagushimye, uri Imana yavuganye natwe mu ijambo, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ikemura ibibazo. Ijambo ryawe riratubwiye ngo niho wongeye gushinga inkingi. Reka Kristo ku manywa tuyoboze inkingi y'igicu, nijoro tuyoboze inkingi y'umuriro, kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Pawulo na Sila bari i Roma, imiryango ya gereza yarafungutse. Nukuri yabashije kunyurwaho, nukuri ubw'abarinzi bari bahari, nukuri abarinzi ba ene kusikuta. Muri ndava ngo humura bose baguhiga ngo bazicura ngo wa ene yasikiyabo ngo bazicura wanyuzeho. Reka Kristo ibyo byose bihiga ubwoko bwawe, reka ubisinzirize, kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Hari abari muri gereza wabasohoramo, gereza y'uburwayi, gereza y'ubukene, gereza y'ukode, gereza y'ubushumeri. Ibyo byose wabireba, kandi Kristo nzi kuri umucamanza mwiza, waza ukaducira urubanza rudukwiriye, kuko uri Imana ishoboye byose. Ntawe Kristo utinda kurakara ukihutira kubabarira. Turagushimira koze, kuko uri Imana yumva gusenga. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.